abantu bibeshya ko mvuga cyane kumva cyane kubiha umwanya mbiha ahubwo ngira muto wo kubivuga ngo iki umwanya mbiha n'umwanya mvuga. Ni icyamamare arakunzwe cyane n'abatari bake hano mu Rwanda ni mahanga, yitwa Rugaju Rigani, akaba ari umunyamakuru wa RBA, akaba akora mu kiganiro by'umwihariko cy'imikino cya siporo, ikiganiro cya siporo. Akaba rero ari umunyamakuru umaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya. Wakibaza ngo uyu Rugaju Rigani wanashaka wamwita papa w'ibyegeranyo, kuko iyo bigeze kuri siporo ni ikintu aba yumva cyane. N'ibyabaye kera mu myaka y'1950 cyangwa se na mbere yaho aba bibara nkaho yarahari, kuko n'umuhanga mu gusoma, mu gukora ibyegeranyo, mu gucukumbura n'akari murore. Uyu musore abazi kumenya byagenze bite, byabaye ryari, byakozwe nande, yabikoze ate. Noneho iyo bigeze muri siporo ho aba ari ikindi. Uyu musore rero akunda gusoma, kandi uko asoma ni nako aganira, niko avuga ibintu wumva yuko koko abifitiye gihamya, wumva yuko avuga ibintu abizi neza cyane ijana, bigatuma batari make bamukunda cyane. Akaba yarigaruriye imitima yabo, ndetse abantu benshi bakaba bavuga ati uyu musore rwose afite impano idasanzwe. Ariko rero abantu benshi ubusanga batazi ubundi ni muntu ki, yazamutse ate, yabaye icyamamare gute, yaje kwisanga ari umunyamakuru ukomeye muri ubu buryo, yaba yaranyuze mu yihe nzira. Ibyo rero nibyo nanjye nazi hano kugira ngo mbashe kuba nabishyiraho umucyo, umenye ubundi amateka y'uyu musore. Uyu musore ni muntu ki, yisanze muri siporo gute kugira ngo arinde ageraho azi siporo kuri kiriya kigero. Reka noneho rero dutangire tuvuge ku mateka y'uyu musore, dukomoze ku mateka ye, wumve nawe ukuntu yisanze muri siporo akisanga ari umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda wa siporo, n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye agenda akora, dore ko afite n'impano ikomeye yo kuba yamamaza, ndetse abantu bagakunda uburyo ki avuga ibintu n'uburyo ki agaragazamo amarangamutima ye ku kazi ke cyangwa se no ku bindi bigiye bitandukanye. Yitwa Rugaju Rigani, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ryo zina yiswe n'ababyeyi akivuka. Ababyeyi be bamwise Ndayishimiye Rigani, akaba yaravutse mu mwaka w'1993, akavukira hariya Munembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu musore rero kumva yitwa Rugaju Rigani nuko Rugaju ari izina rya se, kuko papa we yitwaga Rugaju Manase, mama we rero yitwa Sifa. Yavutse ari umwana wa kane mu muryango w'abana 7. Uyu Rugaju Rigani rero ku myaka 5 y'amavuko, ubwo ni mu mwaka w'1998, umuryango we waje kwimukira mu Rwanda, batura hano i Kigali. Ni hariya Gasyata niho baje kuba batura nyuma y'uko bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rugaju Rigani rero yize primaire muri Ecole Primaire de Gasyata, aza kwiga segonderi muri Ecole Secondaire de Gisenyi. Aha rero yaje kuyiga umwaka umwe gusa, kuko yaje guhita rokarasa cyangwa se yaje guhita hindura ikigo ajya kwiga mu karere ka Kayonza. Akaba ari naho yashoreje icyiciro rusange cyangwa se icyiciro cy'amashuri yisumbuye, icyiciro cya mbere aricyo dukunze kwita troncome, niho yagishoreje hariya mu karere ka Kayonza. Nyuma rero aza gutsinda ikizami cya leta, yoherezwa i Nyanza muri Christ de Roi. Akaba ariho rero yize icyiciro cya kabiri cya segonderi. Akaba rero yarize icyongereza, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Akaba ari umwana w'umuhanga cyane, dore yuko naho yahise atsinda ikizami cya leta ku manota meza cyane, yoherezwa kwiga muri kaminuza, ajya kwiga uburezi. Mu mwaka w'2016 nibwo Rugaju Rigani yaje gukora graduation cyangwa se yaje gusoza kaminuza, maze ubundi nk'undi musore cyangwa se nk'abantu bose bashoje kaminuza ahita atangira urugendo rwe rwo gushaka amafaranga, atangira urugendo rwe rwo gushaka ubuzima. Ariko mu by'ukuri nk'uko akomeza bidutangariza ntabwo byamworoheye habe na busa. Nyuma y'uko ashoje kaminuza yaje kujya gukora imenyereza mwuga kuri Flash FM, aho hakoraga uwo bita Rugimbana Theogene, ahimenyereza amezi 3 yose adahembwa.
arahakora arabyihanganira arakomeza arahakora. Uyu musore abyitaho kuko abikora anabikunze, ariko uyu musore nanone imbogamizi yaje kugira nuko mu mwaka w'ibihumbi 2008 papa we yaje kwitaba Imana, bakaza gusiga mama we agasigarana umutwaro wo kurera abana 7 bose. Birumvikana yuko bitari byoroshye, ni ibintu byari bigoye cyane, ariko mama we yarabareze. Nyuma yaho rero yaje kubona n'ayandi mahitamo afite mama wabo bitewe no kurera abana benshi. Rugaju Rigani bamwohereza kuba kwa nyirakuru, akaba ari nyirakuru wamureze. Nyirakuru rero niwe wamureze arinda kura, aba mukuru niho yabaga, aniga n'amashuri niho yatahaga kuko yibaniraga na nyirakuru, avuga yuko yakundaga cyane. Uyu Rugaju Rigani rero yaje kwiga, amaze kwiga rero akora stage nkuko twe tubibabwiye. Uwitwa Rugimbana Theogene yaje kumuhamagara kuri Flash FM ahakora stage, aho ni mu mwaka wa 2016 agisoza kwiga, ahakora igihe kingana n'amezi 3 adahembwa. Arihangana akajya byukira ku kazi, ariko nta kintu afata, akihangana akahakora. Nyuma yaho rero yaje kubona bitavamo, mukuru we aza kumugira inama yuko ibintu by'itangazamakuru yabireka akabivamo burundu, kuko yabonaga ko nta kintu bizamumarira. Aramubwira ati wakigira muri Kenya, akaba ariho ujya gushakishiriza ubuzima. Uyu Rugaju Rigani mu mwaka wa 2017 rero yaje kwerekeza muri Kenya, aho yaje kujya gukora mu kabari nk'ushinzwe gukontorora cyangwa se nk'ushinzwe kumenya abandi bakozi, akamenya ibyinjiye n'ibyasohotse. Bivugwa yuko ari akazi katari kamworoye na busa, ndetse niyarazi iyo biva niyo bijya, ariko yarihanganye akazi aragakora kuko n'ayandi mahitamo yarafite yagombaga gukora. Nkuko rero mwari mwabyumvise, mbere yuko agenda yari yarabanje gukora stage kuri Flash FM, ndetse Rugimbana Theogene yaje kumuhamagara kuri Radio 1 aramubwira ati nyabona ngwino dufatanye hano kuri Radio 1. Ubwo hari mu mwaka wa 2018. Nta kindi kintu yakoze, yaje guhita ava muri Kenya araza kuri Radio 1 akomeza gukorana n'uwitwa Rugimbana. Barakorana rero, bakorana igihe kitari gitoya, ndetse abantu bagakunda uyu musore bitewe n'ukuntu yavugaga cyangwa se n'ukuntu yavugaga ibintu, kuko ubona ko ari ibintu yasomye, ari ibintu yumva bimuri mu maraso. Baramukunda cyane ku buryo bukomeye. Nyuma yaho rero haje kubamo kumvikana guke, byavuzwe yuko atumvikanye cyane na Rugimbana, bikaza kurangira batandukanye. Byaje kurangira rero ahavuye atangira indi nzira yo gushakisha kandi kazi. Nk'undi musore rero udafite akazi arashakisha, bikomeza kugorana. Ariko nyuma yaho mu mwaka wa 2021 nibwo yaje kumenya amakuru ko kuri Radio Rwanda bakeneye undi munyamakuru. Aragenda akora ikizami nk'umusore wize neza, umusore w'umuhanga uzi ibyo akora. Ikizami yahise agitsinda ku manota meza cyane, aragitsinda. Amaze gutsinda icyo kizami rero yahise atangira akazi kuri Radio Rwanda, ndetse kugera uyu mwanya muzi neza yuko uyu Rugaju Rigani ari umuhanga cyane, n'umwe mu banyamakuru bakora kuri Radio Rwanda, ndetse bakunzwe n'abatari bake haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Kuva icyo gihe rero yatangiye akazi kuri Radio Rwanda kugera n'uyu mwanya niho agikora. Ikindi kintu rero wamenya kuri uyu musore nuko ikintu cyamubabaje cyane mu buzima ari uko yabuze nyirakuru wamureze, ataramwitura, atarabona amafaranga ngo abashe kuba nawe yamushimisha. Aho baje kumubwira yuko nyirakuru yitabye Imana ntabyemere, bakamujyana muri moruge, akaba ariho abyibonera, akagerageza kumuvugisha ariko bikanga. Akaba ari ikintu cyamuteye gikomere cyane. Ariko uyu musore nkuko yizera Imana, agakunda gusenga cyane, Imana yaramufashije aza kubyakira. Ikindi kintu wamenya kuri uyu musore nuko ari umusore ukunda gusenga cyane, n'umusore ukunda gusenga ku buryo bukomeye, kandi akaba ari umusore ukunda gusoma cyane ibyerekeranye na siporo ndetse na politike. Uyu musore rero arakunzwe n'abatari bake, kandi ni umusore ufite ikinyabupfura, umusore ufite impano yo kuba yaganiriza abantu, ndetse yashyizemo no gutebya, kuko ni umwe mu bantu bakora ibyegeranyo ku buryo bukomeye cyane. Uyu musore Rugaju Rigani arakunzwe, kandi ni umusore ubona yuko ari umusore ufite gahunda, nk'aho yamamariza ibigo bigiye bitandukanye, kandi ukabona yuko ari umusore koko wamamaza bigatinda, ari umusore ushyiramo amakabya nkuru mu bintu abavuga, kandi ukabona ko ari umusore uba wifitiye icyizere
bigatuma abantu benshi bamukunda batari bakeya, bakamukondera icyo kintu cyerekeranye no kuba akora n'ibyegeranyo byiza. Nk'uko rero ubyiyumviye uyu musore, inkuru ye niyo ngiyo, niyo nzira yanyuzemo kugera uyu mwanya. Ni umwe mu ba star cyangwa se ni umwe mu bantu bazwi n'abatari bakeya, arakunzwe cyane ku buryo bukomeye. Inkuru ye rero ndatekereza nawe hari ikintu yaba igufashije, uri kumva neza ko nawe mu bintu urimo ntabwo ukwiriye gucika intege. Niyo mpamvu natwe twitwa On Top TV. Niba ugurutse gerageza urenga ibicu, gerageza ukora ibihambaye, ntugacike intege. Umunsi ku munsi uba ugomba gukora, ugakorana imbaraga, birangira byemeye. Nubwo bibanza kugorana birangira byemeye. Nariga ni Rugaju byarangiye byemeye. Ubu ni umwe mu basore bahembwa gatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi umwe mu basore babayeho neza mu minsi mikeya. Rero murukumva neza yuko dushobora no kumva atubwiye yuko yabagiye no gukora n'ubukwe, kuko abatangaza yuko afite n'umukunzi cyangwa se afite n'umukobwa bakundana ku buryo bukomeye. Turagushimiye rero wowe udahwema kudukurikirana. Komeza rero ubane natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.